Yesu ashimwe kari mu kiganiro cya Roswar mugezweho na Adrien Bizimana. Imana yacu ishimwe ko ituhaye umwanya mwiza. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ridufasha uyu munsi. Nawe uyu munsi ijambo niwumva rigufashije ujye urifashisha abandi. Uwiteka nashimwe kandi tunatanga n'ubutumwa yuko kare mu gitondo hanyuraho hano ikiganiro cya Romate mugezweho na Kayiranga Theogene. Nacyo mwagerageza bafite umwanya minota 10-15 ukumva ubutumwa bwiza ukabusangiza na bagenzi bawe kuko aribyo bidukwiriye igihe nk'iki. Imana yacu nishimwe. Kadutangire dusenga. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye ko ugira neza, uri Imana ishobora byose. Turaguhamagaye ngo ubane natwe umwanya mwiza tujye kuganamo ijambo ryawe, uwo mwanya wo kwaguka, umwanya wo kongera kumva icyo dushakaho, ndetse n'umwanya wo gutera intambwe mu byo kwizera. Komeza uganze mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi nanezerewe, nizere ko namwe mumeze neza, nizere ko buri wese afite umunezero, kazi kagenze neza kuba gafite, kandi tunizera yuko n'abatagafite Imana ibasha kukarema. Imana yacu nishimwe. Nta kiduteye ubwoba rero yuko haba hari ibitazagenda neza, kuko abafite Kristo yo bose nta cyiza bazakena. Imana yacu nishimwe. Reka dusangire ijambo rero riri mu gitabo cy'Abaheburayo, mu Baheburayo 11 umurongo waho wa mbere. Ni igice gitoya rwose kivuga ngo kwizera icyo ari cyo n'ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Dusome mu izina rya Yesu. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Cyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Nako kwamuhamagaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Imana yacu nishimwe. Shaka uyu munsi tuganira ku kintu bita kwizera, ku ijambo rikomeye bita kwizera. Bibiliya ivuga kwizera inshuro nyinshi cyane, kuko ni imwe mu nkingi cyangwa se mu rufatiro Bibiliya yubatseho. Imana yacu nishimwe. Narwo rufatiro abakristo nyakuri bose bubatseho, kuko umukristo nyawe yubatse ku kwizera. Kwizera Kristo Yesu, kwizera Imana, kwizera Mwuka Wera, kandi ukabatunga. Kuko kubagira bifite aho bihuriye no kwizera, cyangwa se urwego rwo kwizera ufite. Imana yacu nishimwe. Impamvu nifuje ko tuganira kwizera nuko nagiye mbona kwizera kudafite aho guhuriye wenda n'imihango. Reka mbanze mpera aho ngaho. Imihango, kubahiriza imihango y'aho dusengera. Sindi buharondora, ariko wese afite aho asengera hatandukanye. Kwizera n'imihango ni ibintu bitandukanye. Kwizera navuga ngo umukambwe mukuru, reka sogokuru wacu mukuru Abraham yagaragaje impano yo kwizera. Ayigira mu by'ukuri, ubirebye ayigira nta muntu wenda uvuga ngo hari umuntu wamutoje kwizera, ahubwo arahishurirwa muri we, ahishurirwa ko hari Imana irengeje Imana yakoreraga zibigirwamana, yaranabikoraga kwa se, ari wo murimo akora. Ahishurirwa Imana itangaje, Imana imwe rukumbi, Imana itagaragara, Imana yaremye byose. Aravuga ngo uyu munsi ndayikurikiye, nzize ibintu byose mvuye muri Uri y'Abakaludaya, ndagiye
kubwo umuhamagaro utangaje. Imana ireba umuntu umwe wabayeho ku isi ufite kwizera kumeze gutyo, ufite guhishurirwa. Imana yamubwira ati wowe Aburahamu nakubonye, wowe Aburahamu nakubonye, hise nkwita Aburahamu kuko uzaba se w'amahanga yose. Imana yacu nishimye. Ngo murebe kwizera ukuntu kwifitemo imbaraga, kwifitemo imbaraga, kwifitemo ubuzima, kwifitemo ibitangaza. Iramubwira ati kandi uzaba umuntu utarabyaraga, baramara igihe kinini na Sarayi, umuntu nk'uwo ugize kwizera akagira ihishurirwa rikazana n'umugisha wose. Aramubwira ati nzaguha byose, nzaguha ubukire, nzaguha gukomera, nzaguha kororoka, amahanga yose azabonerwa umugisha muri wowe. Uzakuvuga nabi nijya azabavuze nabi, kuko mbonye umutima wanjye womatanye nawe, mbonye umuntu ubasha kunkurura akambona, akanyumva, akampamya. Imana yacu nishimwe. Umunsi natwe rero nk'abizera, Imana yacu nishimwe. Uyu munsi tugire kwizera ariko gufite naho guhuriye no guhishurirwa. Bene data, naje gusanga kwizera nanjye muri experience yanjye gufite aho kujya kuna njya mbona nkabona gufite naho guhurire n'Imana, Imana itanga. Kuko nabigishwa bigeze kubwira Kristo ngo mwami utwongerere kwizera. Babana buri munsi ariko kwizera kwabo gucagase. Baramubwira ati Kristo, uyu munsi turashaka ko utwongerera kwizera. Yigeze naho Kristo ababwira ngo ibi bintu mwakabishoboye ariko mukeneye kwizera. Mukeneye kandi kwizera niyo ko bakungana n'iki ngo n'akabuto ka sinapi. Anabwira ati munagafita ko mwabwira imisozi ngo yimuke. Hitavuga ni twebwe rero tutayibwira, tutabishobora. Ushobora gusanga kwizera kwacu tukutaranagira no ku kabuto ka sinapi. Imana yacu dutabara. Umunsi nawe nkubwire ko tukwiye kuzamura kwizera kugira ngo hagire ibintu biremeka. Bene data, kwizera aho gusa nk'ubusazi, kuko ushobora kwizera usengera umuntu, ugasengera umuntu uti uyu muntu arakira, ariko abantu bose bakabona yuko yapfuye. Bivuga ngo kwizera kubona ibyo abandi bantu batabona. Ushobora kuvuga ngo ngewe ku kazi ndahagumye ndahari, ariko aravuga ati oya twese badusezereye. Ariko kwizera kukarema yuko wowe uhaguma ni abandi baba badahari. Ndagira ngo dukurure imbaraga zimeze gutyo mu buzima bwacu, ubuzima bwo gusenga, mu buzima bwo kuganira n'Imana, bwo gusobana n'Imana, tuzamure kwizera, kube ukwizera gushyitse. Imana yacu nishimwe. Uwiteka nakumva, Uwiteka nakubona, akakumva, akakwitegereza, avuga ati mbonye nanjye umuntu udasanzwe, wanyumvise neza, akumva uburemere bwanjye n'imbaraga zanjye. Reka rero dusenge dushima Imana kubw'uno mwanya. Kandi nawe wisengere usaba Imana yuko ikongera kwizera kugira ngo kube gushyitse. Imana yacu nishimwe. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye umwanya mwiza ukomeje kuduha, uganze kandi utegeke, wongere kwizera ubwoko bwawe kugira ngo tugutunge gushyitse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, kandi buri wese akomeze asabane n'Imana muri iryo jambo, kandi ijambo rigufashije urusangize na mwene so, kugira ngo twese turusheho kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagirire neza.